chapitre y'umunsi ngiye gusubiza umukunzi w'inzu y'ibitabo wambajije ati mu bunararibonye bwawe uzatubwira ibintu bishobora gutuma umuntu adahirwa n'urushako akageza ubwo yakagatanya. Ni byinshi byatuma umuntu adahirwa n'urushako, uretse ko hari na bimwe twagiye dukomozaho byagiye byandikwa mu bitabo bitandukanye. Reka nguhe nk'urutonde rw'ibintu 10 byatuma umuntu adahirwa n'urushako. Ubwo ni chapitre y'uyu munsi nuko nguko igiye kuba imeze. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu adahirwa n'urushako nuko ashobora kuba ari kumwe n'umuntu utari uwa nyawe. Icyo ni icya mbere rwose. Muri make wibeshye ku muntu. Niba umuntu muri kumwe atabasha kukumva ngo yumve amateka yawe, yumve imibereho yawe, akwihanganire, nuko atari uwa nyawe. Iyo uri kumwe n'umuntu utagakwiriye kuba uri kumwe nawe, akenshi nta mutuzo uba muri urwo rugo, nta mahoro, nta bwihanganirane, nta bw'inyagamburiro, nta byishimo. Birashoboka rero kuri kumwe n'umuntu utari uwa nyawe, habayeho kwibeshya. Niba rero bishoboka mwatandukana, ariko niba bidashoboka iga kumwakira, umenye ko ari we musaraba wawe. Wige rwose kubaho ubana n'uwo musaraba. Ahubwo ikintu ukwiye kwiga cyane kurushaho ni ukoroshya uwo musaraba wawe, ariko ugomba kuwikorera mpaka upfuye, kubera ko niwo musaraba wawe nyine. Hanyuma ikintu cya kabiri gishobora gutuma umuntu adahirwa n'urushako, hari igihe mugenzi wawe atari we wa nyawe, ahubwo ari wowe utari umuntu wa nyawe. Ushobora gusanga ari wowe ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rimwe na rimwe dukunze kureba kuri mugenzi wacu, cyane cyane iyo bigeze mu mubano w'abakundana cyangwa se abashakanye, tukibakirwa kwishidikanyaho twebwe ubwacu cyangwa se kwirebaho ubwacu. Hari igihe rero ikibazo aba atari uwo mwashakanye, ahubwo ikibazo akaba ari wowe. Ikibazo gishobora kuba ari wowe rwose. Mbere yo kumushidikanyaho rero, mbere yo kumwita ko ari we kibazo, banza wirebeho ubwawe, ese ntiyaba ari ngewe kigeragezo cye? Muri make ikibazo gishobora kuba we cyangwa kikaba wowe. Niba usanze ari wowe rero utari uwa nyawe, biragoye ko wahirwa nyine mu rushako. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Babivugira iki rero? Baba bashaka gusobanura ko iyo uri kumwe n'umuntu mutumvana, mudahuje, akenshi biragorana ko mwashobokana. Kandi kudahuza burya buri wese ashobora kubigiramo uruhare, yaba wowe cyangwa we. Birangira rero mubyina amanyuranye, kandi kumvana biba mu mbago zose z'ubuzima. Niyo mpamvu mbere yo gushakana mugomba kubanza kwigana, ukamenya imico y'uwo mugiye kubana ubuzima bwose usigaje ku isi. Niyo mpamvu muzabona abantu bashishikarizwa kubana n'abo bahuje nk'imyumvire. Niba mwese wenda muri abarokore, birashoboka ko mwahuza. Ariko nushakana n'umuntu runaka mudahuje imyumvire n'imyemerere, umwe akajya ataha yasinze, undi agataha avuye mu masengesho, biragoye ko mwagira mu rugo mugahuza. Umwe akaba ari umukozi, undi ari umunebwe. Umwe akaba ari umunywatabi, undi ari umunyamasengesho. Biragora ko abo bantu rero bahuza. Hanyuma icya gatatu ni imyitwarire yanyu ishobora kuba idatuma mugumana. Ushobora kuba utari gukora ibintu bya nyabyo mu rushako, cyangwa se mugenzi wawe atari gukora ibya nyabyo mu rushako. Ushobora kuba uri umuntu wa nyawe muri uwo mubano, ndetse n'uwo muri kumwe bikabuko, ariko ibikorwa byanyu ntibibyemere. Imyitwarire yanyu ntitume urushako rugenda neza. Bimwe mu bikorwa rero bigomba guhesha umugisha urushako. Hari igihe usanga bisobana mu bashakanye, bakumvana bakaba banakundana, ariko ibikorwa bakora ugasanga ntabwo bihura, cyangwa se imyitwarire yabo ugasanga ntabwo ihura. Ikintu akenshi gishobora kubigaragaza nuko ibikorwa bihesha umugisha urushako akenshi biba byihishemo kubabarirana, kubahana, kwihanganirana, kurwanirana ishyaka, gukundana, gufashanya, gushyigikirana, kwitanaho n'ibindi bitandukanye. Impamvu iba ari ngombwa ni uko urugo burya ni nk'ishuri ry'ubuzima, twigeze kubivuga. Urugo niho hantu baguha seritifika mbere yo kurwinjiramo. Twabonye ko mu masomo asanzwe, mu mashuri asanzwe baguha seritifika usoje amasomo, ariko urushako n'ubuzima niryo shuri ryonyine rigaragara nk'iricuritse. Uhabwa seritifika mbere yo gushyingirwa, winjiye mu ishuri rizarangira upfuye. Ugiye kwiga amasomo ubudahagarara. Urugo rero ni ishuri ritanga ibizamini mbere yo gutanga amasomo aza nyuma. Mu rushako kwiga rero ntabwo bijya bihagarara.
mushobora rero kuba mufite imyitwarire itabemerera kugumana. Wibuke ko abantu bahuzwa n'ibihe, burya bashakanye bahuzwa n'ibihe, kubera ko igihe nicyo kigena abo muhura. Igihe nicyo kigena abo muhura, umutima rero ukagena abo muhuza. Imitima y'abashakanye niyo yagennye ko bahuza. Bamaze guhuza rero banzura kubana. Imyitwarire yo niyo igena abo mugumana. Hari igihe rero igihe kibahuza, imitima igatuma muhuza, ariko imyitwarire ikanga ko mugumana. Niyo mpamvu iyo igihe cyabahuje, imitima ikemera ko mwahuza, ikiba gisigaye ni ukwita cyane ku by'imyitwarire. Iby'ibihe ntabwo mwabigenzura, birikora. Iby'imitima nabyo ntimwabigenzura, nabyo birikora. Ariko iby'imyitwarire byo mwabigenzura bigakunda. Iyo mwananiwe rero biranga, kurambana rwose bikanga. Mukaba mukundana pe, ariko imyitwarire igatuma mutagumana. Banakubwira ko 99% by'ibibazo by'urushako bigaragara mbere yo gushakana. Nuko nko ubushakashatsi bubigaragaza, ariko abantu bakabyirengagiza, kandi akenshi babishingiye ku myitwarire. Ikindi kintu cya kane gishobora gutuma utarambana n'uwo mwashakanye ni ukutabika ibanga. Burya ibanga ni ikintu gikomeye cyane mu bashakanye. Iyo umwe muri mwe rero cyangwa mwembi mutazi kubikirana amabanga, haba hari ibyago byinshi ko mwatandukana byoroshye. Ibyabereye mu mbere burya bigomba kuguma mu mbere. Hanyuma ikindi kintu wenda nihuse ni nk'icya gatanu, hari ukudahuza mu mibereho. Umwe akaba akunda ibi, undi agakunda biri. Ntihagire ushaka guca bugufi. Nigeze kubabwira ko iyo imodoka ebyiri zigiye kubisikana, birazigora iyo zicanye amatara maremare zombi. Bisaba ko imwe icana magufi kugira ngo zibashe kubisikana neza. N'abantu babiri rero kugira ngo bahuze, bisaba ko umwe yigomwa uko byagenda kose. Niba mwese mucanye maremare, mwese mukaba muri mu miguruko, kugira ngo mushobokane biragora. Umwe muri mwe agomba kwiga gucana amatara magufi, agaca bugufi nyine. Hanyuma ikindi kintu cya gatandatu, ubwo ndi kwihuta cyane, ni ukutagenzura ibyo ubona niba uri umugabo, ndetse no kutagenzura ibyo wumva niba uri umugore. Nababwiye ko urupfu n'ubuzima by'umugore ruba mu matwi ye, n'ubwo buzima bukaba mu matwi ye. Iyo umugore yagenzuye amatwi ye rero, amabwire, urugo aba yarushoboye, kubera ko umugore ikintu cya mbere kimurangiza ni amagambo. Urupfu n'ubuzima by'umugabo biri mu maso he. Iyo umugabo yagenzuye amaso ye, urugo aba yarushoboye. Kwirinda gushiturwa n'iby'amaso yawe abona. Hanyuma waba uri umugabo ugakoresha uburyo bwose wigarurira amatwi y'umugore wawe, akaba ari wowe nyine uhora mu matwi y'umubwira amagambo meza buri munsi. Buri gihe mubwira amagambo meza, umwibutse ko umukunda ubutarambirwa. Hanyuma niba uri umugore, buri gihe genzura amaso y'umugabo wawe, uyiyegurire, uyigarurire. Uhora usa neza imbere y'amaso ye, ugira isuku, umureshye uko ushoboye kose mu bigaragarira amaso ye. Nawe umugabo uzaba wamushoboye. Ikindi kintu cya karindwi gishobora gutuma abashakanye badahuza ni ukutaganira. Burya ibibazo byose byo mu bashakanye bikemurwa n'ibiganiro. Mbere yo kuryama, ubundi hari umwitozo buri mugabo n'umugore bakwiriye gukora. Mbere yo kuryama, buri uko mugiye kuryama nijoro, mugomba kugira byibura iminota nubwo ya 5 yo gusubiza ikibazo kigira giti tubanye dute, tubanye neza. Mukabiganiraho rwose ubudacogora, ntimubirambirwe. Buri gihe icyo kibazo mukakibaza uko mugiye kuryama. Byaba ari bitagenda neza mukabiganiraho, byaba ari bigenda neza mukabyishimira nyine. Iminota 5 y'ikiganiro ishobora gukemura ibibazo by'amakimbirane y'imyaka 5. Niyo mpamvu rero kuganira hagati y'abashakanye ni ikintu gikomeye. Iyo cyabuze, haba hari ibyago byinshi yuko batandukana. Hanyuma ikindi kintu cya 8 ari nacyo kibanziriza bibiri bya nyuma, ni ukudahuza urugwiro. Ubushakashatsi bugaragaza ko ingo 15.7%, ubushakashatsi bugaragaza ko zisenywa n'ibitagenda neza mu cyumba cyo kuryamamo kuruta ibitagenda neza mu bindi byumba byose bisigaye, mu bikoni, muri salo n'ahandi. Abahanga bavuga ko icyumweru kitagomba gushira mutabigerageje byibura inshuro 2. Hanyuma ikindi kintu cya 9 gishobora gusenya ingo, nuko ingo 18.9% zisenywa n'ibibazo bituruka mu miryango y'abashakanye n'inshuti zabo. Muri make, imiryango mibi cyangwa se inshuti mbi nazo zishobora gusenya urugo.
hanyuma ikindi cya 10 gikunze gutandukanya abashakanye ni imitungo nayo ishobora kuba intandaro yo gutandukana, kudahuza ku micungire y'imitungo cyangwa se gushaka kwikubira cyangwa se gusesagura, kimwe nuko guha umwanya munini imitungo kuruta umubano nabyo bishobora kubitiza umurindi. Akaba rero n'ibindi by'agakeregeshwa nakongeraho byagiye bigaragazwa n'abashakashatsi. Ubushakashatsi bugaragaza ko ingo 20.2% zisenywa nuko abashakanye umwe abatabana n'undi bitewe ahanini n'akazi. Ni kuvuga umwe wenda akorera kure y'urugo, haba hari ibyago byinshi yuko batandukana. Hanyuma ingo 20.6% zisenywa nuko abagore baba batihanganiye kuba abagabo babo nta mwuga ufatika bakora. Iyo umugabo adakora, umugore kubyihanganira bikamunanira, biba byoroshye yuko bashobora gutandukana. Ariko umugore ashobora kuba adakora, umugabo we akora, umugabo akabyihanganira. Muri make amahirwe yo gutandukana aba ari menshi iyo umugabo adakora. Ariko iyo umugabo akora, nubwo umugore yaba adakora nta kibazo rwose. Ikindi kintu kibigaragaza nuko ingo 21.1% zisenywa nuko hari igihe umwe mu bashakanye aba atakita ku wundi. Muri make ntabwo akimuha keya. Ko abashakashatsi none bavuze ko ingo 21.1% zisenywa nuko abashakanye umwe abashaka kwigenga. Hanyuma ingo 29.1% zisenywa nuko umwe mu bashakanye iyo amaze kumenya undi neza, asanga atari we yaremewe, akabona batari bakwiranye, agahitamo kumusezera. Hanyuma ingo 29.7% zisenywa nuko abashakanye babatizerana cyangwa se batabwizanya ukuri. Ikindi nuko ingo 36.6% zisenywa no gucana inyuma ko bashakanye. Akaza kandi kantu wenda ingo nyinshi zisaga 39.7% zisenywa nuko abashakanye baba batagishaka gukundana, bagahitamo gutandukana. Ibyo rero ni bimwe mu byo abashakashatsi bagiye bagaragaza. Nanone ubundi bushakashatsi bugaragaza ko abantu babana mbere yuko basezerana byemewe n'amategeko, kwa kundi abantu bishyingira, aribo bafite ibyago byinshi byo gutandukana. Ikindi, mu gihe watandukanye n'uwo bashakanye yongeye gushaka, twarabibonye ibyago byinshi nuko yakongera gutandukana n'uwo barushinze bwa kabiri, ahanini bitewe n'igikomere aba yaragize bwa mbere ashaka. Nanone 50% by'abantu batandukanye n'abo bashakanye bicuza icyemezo bafashe. Nigeze kubaha inkuru y'umugore n'umugabo baratandukanye, umunsi umwe bahurira muri supermarket, umwe abwira undi ati yewe nari nzi ko ari we mugabo mubi ubaho mu mateka, noneho nashatse bwa kabiri we akubiye inshuro 10 ububi bwawe. Umugabo nawe ati nanjye nari nzi ko ari we mugore mubi mu mateka yose y'isi, noneho nashatse bwa kabiri we amagufwa arayamira bunguri, mu gihe wowe natse gatanya nkuziza ko wowe uyaguguna, none nazanye uyamira bunguri. Barasetse, ariko icyo kiganiro cyatumye nyuma y'igihe bongera gusubirana. Ni ikigaragaza ko rero iyo abantu batandukanye uko byagenda kose baricuza. Ikindi, abana b'ababyeyi batandukanye bagira ibyago by'ubuzima birimo no kwiga nabi cyangwa se gucikiriza amashuri. Ukanazirikana ko abagore bamara igihe gito ugereranyije n'abagabo mu gushaka bwa kabiri nyuma yo gutandukana n'abo bashakanye bwa mbere. Abagabo birabagora kongera gushaka bwa kabiri, ariko abagore birihuta. Abashakanye aho umugore aba arusha umugabo imyaka, baba bafite ibyago byo gutandukana ku kigereranyo cya 53% kurusha ababana umugabo arusha umugore imyaka. Nanone abagabo biyahura cyane kurusha abagore nyuma yo gutandukana, ariko muri rusange n'ubundi abagabo nibo biyahura cyane kurusha abagore, kubera ko abagabo bazwiho guhisha amarangamutima, abagore bazwiho kuyarekura. Ayo marangamutima yitsindikiramo rero ageraho agaturika yiyahura. Nyuma yo gutandukana rero abagabo ni nabo bazahazwa cyane n'ingaruka zo gutandukana kurusha abagore. Ahanini bijyanirana n'uburyo mu buzima bwa kamere abagore bazi kwihanganira ibibazo kurusha abagabo. Abagabo nibo bibasirwa n'uburwayi cyane kurusha abagore nyuma yo gutandukana nabo. Nabyo bigaterwa nuko umubiri w'abagore wihagararaho cyane kurusha uw'abagabo. Ikindi, henshi mu isi gatanya zakwa n'abagore. Ukanazirikana ko 1/2 cy'abakagatanya babiterwa n'ibibazo baba baragiranye n'abo bashakanye muri iki gihe biturutse ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga. Ni ibibazo bishingiye kuri telefone,
ugasanga ikibazo cyaturutse nko kuri telefone yavuganaga nande, wareba WhatsApp ze ikibazo kigahera aho ngaho bikagera ku rwego batandukana. Nanone mu gihe hari umwe mu bashakanye unywa itabi, gutandukana kwabo kwa gufite ijanisha riri hagati ya 75% na 91%. Hari n'ibindi twagiye tubona, abashakanye bafite abana barenze 2, gutandukana kwabo kuri ku kigero cyo hasi ugereranyije n'abafite umwana umwe. Iyo mufite umwana umwe gutandukana bishobora koroha, ariko iyo mushyizeho uwa 2 uwa 3 biragorana ko mwapfa gutandukana. Ikindi kintu abahanga bagerageza kuvuga nuko abantu b'ababyinnyi, abantu bakora umwuga wo kubyina, urugero nko kubyina mu kabari, nibo batana cyane ku ijanisha ryo hejuru rishobora kugera kuri 43.5%. Hanyuma abakora mu kabari, abantu bakora mu kabari baza ku mwanya wa 2 ku bijyanye na gatanya. Ni ukuvuga abantu bakora umwuga wo gukora mu kabari haba hari ibyago byinshi byo gutandukana n'abo bashakanye ku ijanisha rya 38.4%. Hanyuma abakora umwuga wa massage bagafata umwanya wa 3 ku kigereranyo cya 38.2%. Iyo umuntu ukora umwuga wa massage agize uburyo abana n'uwo bashakanye, haba hari ibyago byinshi byo kuba batandukana. N'abantu bakora ingendo zituma bataguma mu rugo, urugero nk'abashoferi batwara nk'amamodoka wenda atuma bamara igihe badataha, cyangwa se abantu bakora akazi k'ijoro n'ibindi bitandukanye bituma nyine batabona umwanya wo kugera mu rugo cyane, haba hari ibyago byinshi yuko batandukana. Gusa ubundi bushakashatsi bukagaragaza ko iyo abashakanye babashije kwihanganirana imyaka 7 igashira babana, kuba babana ubuziraherezo biba bishoboka cyane. Ni gake cyane ushobora gutandukana n'umuntu mumaranye imyaka 7 mubana nk'umugabo n'umugore, burya biba bigoranye. Akaba rero ari byo umuntu yashingiraho, byagiye byandikwa n'inyandiko zitandukanye, ariko iby'ingenzi ni biriya 10 nababwiye bishobora gutuma